iyi system igira ibintu ntiba governed. It's not governed. Reka mbisobanure cryptocurrency nyisobanure neki neza ngerageze gutanga definition mu Kinyarwanda. Ikibazo sindi bubone ijambo riri direct ariko cryptocurrency ishingiye ku bintu bitatu. Cyambere harimo non governance. Ntago icunzwe na leta yariyo yose, sibyo? Ntago icunzwe na institution runaka, sibyo? Ni faranga koranabuhanga rifite icyo bita navuga ngo ridacunzwe n'uwari we wese. Umuntu arambaza tubwo umuntu ashaka gutavuga tuguse ko numva ari ibintu biri mu kirere. Uburyo bwa ikindi cya kabiri ndivugaho. Uburyo iri faranga ryo rishingira kuri demand and supply, ku buryo ki abarikeneye uko bangana abarikeneye uko bangana, sibyo? Nibo abarikeneye nibo batuma igiciro cyayo consensus yabo iba niryo rituma hagaragara igiciro cy'iri faranga. Icyo ndi gushaka gusobanura hano niki transaction zo muri cryptocurrency, nukuvuga niba unyishyuye muri Bitcoin zitandukanye na transaction twari dufite z'amafaranga asanzwe. Wibuke ko iyo nyoherereje amafaranga tubare umuntu uri muri Amerika, nyamuneka bandebere umuntu uri muri Amerika nanyoherereza amafaranga, sibyo? Mighty dollar narangiza kuma nama kuri mighty dollar, sibyo? Harabamo verification eshatu. Verification ya mbere world limit irabanza ya approving, sibyo? Nimara kwa approving amafaranga ya transfer kuri MTN. Buriya amafaranga yageze kuri MTN ntabanza kungeraho. Buriya MTN ishobora no kujyayo bishoboka. Okay, they are trusted, it's a trusted center. Ariko ushobora kujya ukavuga ati amafaranga nayo twabonye bakagukuzaho. Bagukuzaho kuko harimo third party yo kwa approving, harimo igice cyo kwa approving transaction. Wabyumvishe? Nuvuga ngo world limit ira approving, wowe umuntu ufite world limit yohereza amafaranga. World limit ika approving kohereza kuri MTN. Kuri MTN baka approving bakabona kuya depositinga kuri wallet yanyu. Aha rero muri cryptocurrency nicyo twita hari icyo bita blockchain, block itafari babyita ngo ni nk'itafari. Hari several computers, hari computers umubare mwinshi ziri automated ari nazo zikora transactions. Kuko nta muntu uri gukora ukora transaction ngo ajye kureba ngo ikuzohereje yango ya approving. Izo computer nizo za approving ama transaction. Nta humanoid, nta muntu interacting muri yo system, sibyo? Kugira ngo abashe kwa approving ama transaction. Nizo computer ziri ku murongo, navuga ngo zikora ku murongo blockchain. Impamvu bayita blockchain ubona y'amatafari yubatse. Amatafari abayubatse rimwe riba rifunze irindi. Niyo mpamvu babyita blockchain, iyi system imwe bifunze indi. None rero izo computer nizo za approving transaction. Za approving transaction bityo hagahita habonekamo akinjiramo kandi kantu bita cryptography. Cryptography icyo navuga ni security iba muri iyo system. Kamisobanure neza. Biraza kunyorohera ninjya gusobanura cryptography. Biraza kunyorohera kubera ko ubumenyi mfite kuri ethical hacking and system penetration. Cryptography niho hava ijambo bita encryption na encrypted. Ayo na magambo amenyereye. Kavuga ngo abantu bari ba filime bakunda kwibona ngo iyi message ngo bamuhaye ngo iri encryptinze. Wabyumvise? Bwe message bamuhaye iri encryptinze. Ni gute? Reka ngurugiro. Iyo unyoherereje email, sibyo? Email ndayisoma ariko hari n'ikindi gice gisoma email. Wari ubizi se? Kiri hagati yanjye nawe Kiri hagati yanjye nawe gisoma email. Kwa jango ntabwo warigeze ubitekerezaho. Ari ikindi gice gisoma email. Wabyumvishije? Noneho rero hari ubundi buryo muri cryptography nshobora gukoresha icyo gice cyajya gusoma iyo email ntikisobanukirwa. Ntikimenye ibyo ari byo. Yego. Ni icyo gice nicyo dukoresha iyo encryption yo muri cryptography. Nicyo dukoresha aho tufata tware ngiye kuguha uburyo bwo encryptinga message. Abantu babyumve ni uburyo buri basic ngiye gutanga. Wabyumvise? Nshobora kukubwira nti rimwe kabiri kugeza ku 10. Ninzajya mvuga rimwe turi kumvikana nge nawe ku rurimi. Uzajya wumva ko mvuze A. Nimvuga kabiri
uzajya wumva ko mvuze B. Nimvuga gatatu uzajya wumva ko mvuze C. Okay? Nkazikomeza wamara kuzimenya, sibyo? None nimvuga rimwe gatatu kabiri. Izo teranye inyuguti ugatumva. Wowe urahita wumva A C B. Wabyumvishije iyo si encryption se? Ngewe umuntu turi hagati uri kubyumva? Ntamenye icyo tuvuze. Ndamutse mvuze ngo rimwe gatanu kane. Uturi hagati aribaza ngo rimwe gatanu kane. Nibiki ivingiye. Wabyumvije? Ariko we kuko naguhaye icyo bita key, nge nawe tuziranye kuri key of the message. Nuyisoma urahita usobanukirwa neza ikintu ashakaga kukwandikira. Icyo rero nicyo bita security of cryptography. Niho hazamo ikintu bita encryption and encrypted. Riko byumva? Iyo system rero niyo ipwo yagize iyo revolutoma ako kantu ko kugurisha inzandiko z'ijuru. Naho ubundi bituruka ni nako kantu bituruka batabaje kumvikana ko kugurisha indurugenzi y'icyo gihe. Naho byahereye. Yego. Ubwo rero ngewe ntago ndi kubahereza abafite covenant, isezerano rishya. Twebwe abagengwa n'isezerano rishya ku gice cya 31 aho bivuga ko tutafigifite isezerano. Uzagenda ubibona Yesu Yesu yabaye igitambo gikuru, sibyo? Twebwe twemera ko dukizwa nawe. Sinzi impamvu ngiye muri religion cyane kandi. Twebwe twemera ko dukizwa nawe, yego? Ndetse n'ibindi byo ndetse ko ibyari imanza kuri twe yabidukuriyeho, sibyo? Ariko idini ryarangije kuba idini ryo rya mbere ryabonye ko ritabona ukuntu rikomeza ridafite Yesu. Yego, niryo ndetse na Roma ikoloniza kari agace Yudea. Ubundi Roma yari isanzwe isenga ibigirwamana. Ariko yitegereje ukuntu abantu bemera gupfira rino yobokamana, sibyo? Avuga ati this is a political weapon. Iyi ni intwaro nziza ya politiki. Yes. Warafeirinze. Amakuru murayazi. Umushinga wa Pi warafeirinze. Okay. Sinzi amakuru afite. Sibyo? Sinzi niba icyo yita Pi nanjye ari cyo yita Pi. Sibyo? Icyo nemera cyo nuko umushinga wa Pi uracyari muri procedure. Wabyumvishe? Wabyumvishe icyo ndi kuvuga? Now it's turi kuri uri kunuza kuri turi kumpera y'uwo mushinga. Uwo mushinga nsobanura nanubwo ngiye rwose na influencing Pi, sibyo? Nago na influencing abantu Pi, sibyo? Muri crypto industry nta muntu igitekerezo nge nguha. Wabyumvishe? N'ibi byo naherekana mvuga hano, it's not professional advice. Wabyumvishe? Nago navuga ngo ni professional advice ahubwo ni based on my research and knowledge. Sibyo? Bishingiye ku bumenyi bwanjye n'ubushakashatsi nakoze, sibyo? Ufite uburenganzira bwo gukora ubushakashatsi bwawe, sibyo? Ufite uburenganzira bwo kwirifaringa ukareba icyo ukora, sibyo? Icyo navuga nuko Pi network ni umushinga uri muri procedure. We expecting ibintu byinshi bishobora guturuka muri uyu mushinga. Ubu impamvu bivuga sinzi ngo se ni coin zinga zagiye zironshinga rero. Wabona aribwo bwa mbere ngiye muri industry ni nayo coin ya mbere mininze kuva 2009 abasore ba mininze Bitcoin. Ubu nabakire ku iki gihe ushize naguhaye urugero rw'umugabo wari ufite Bitcoin 10 azigura pizza wo muri Florida. Uramwibuka? Uri kubyumva? Arazimana ku 2009 twirwa dusakuza ngo abazungu barazimayininze my friend. Nese wagize ngo abazungu n'iki kindi bamayininze Bitcoin mu byemera. Nibo bari bafite computer ma iOS za iOS ama computer sinzi ukuntu bazita inaba kuna kuzita ngo ni Apple. Sibyo? Mac. Za Mac. Bari bafite ama computer bamayininga Bitcoin, sibyo? Twebwe no kubona tukiri kuri Motorola imwe ifite antenne 2009 itunga umugabo igasiba undi niba mubyibuka, sibyo? Ahangaha rero abazungu bakoze mining, sibyo? Uyu ari kubivuga ubu nibwo akigera muri Pi naramaramo n'ukwezi. Ngewe nshobora kukubwira BNB yatangiye ndeba. Wabyumvishe? Kango experience Binance yatangiye gutya ndeba. Nago Binance yatangiranye na crypto habanje twabwiraga icyo bita blockchain wallet. Wabyumvishe? Binance fungura ndeba bironshinga coin bita BNB. Wabyumvishe? Ndeba. Itangira iri ku $1 rimwe n'ibice. Ubu tuvuga na BNB iri ku $345.
nk'uwo muntu uri kuvuga ibintu bya payi ngo ni failed project. Okay, nta gitangaje project ya failing, sibyo? Ariko ntago bivuze ngo buri coin yari yose pfa kuba yatangiye ibaronke. Umuntu ngewe BNB nari mfite zingaye, nkubwirizo nari mfite. Niba nari mfite BNB 10, nkayitanze rya zikiri ku $1 rimwe bakama $15. Ubu nufata 10 ugakuba $345 ziriho. Ubwo nari kuba ariyo wavuze ejo bundi baravuga ngo ntirarenga kuri 6. Iyo wavuze igeze kuri 6 muri commentaire baravuze ngo nirarenga 6. Iyo bita koa twarayimayininze turayimayininga itangira kuri 45. Turabikuza kubera transaction zari huge. Ariko igenda imanuka abantu urumva kubera yuko iriya zira coin zo ziri manipulated n'abakapitaliste. Transaction zabanje kugenda zangamo gakeya. Kubera umubare munini w'abantu bashaka kugira ngo bohereze kowa zabo. Ariko ubu amadolari 6 nanjye nabyemera nabikuje iri kuri 5. Abavuze ngo ntiyigeze irenga kuri oya icyo yaza niyo makuru. Nagende ajye kuri wallet ye, sibyo? Wenda ajye kuri crypto bank niba akoresha HTX, niba akoresha Binance, niba akoresha indi crypto yari yose, arebe chart, icyo bita chart, arebe graph ya kowa. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu Kimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari amazi n'aya mavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa handi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'izibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services. Kunzi bihumure TV muraho, nge ndikuzo Emi ngarutse ndi kumwe na Robeni. Nyuma Robeni umeze neza? Ndaho ndashima Imana. Ako muvugana ni Rubeni. Bamwe yanyita ngo ni Ruben ariko nge nitwa Robin. ROBEN. Robin. Byonyine gutyo. Abatabizi izina ntago ari ryo yitwa kwiranga. Muri payi wasanga muri payi ari abantu yego. Hari abantu bashobora kwibaza ko iri zina ryawe wasanga hari intuza ryavuyemo. Yego. Hari ibyangombwa wakabaye urashizemo. Hari ibintu byinshi biba byara. By the way, ni izina nafite no kwiranga muntu. Ni izina iwacu batubyaye turabana 9. Ni inkuru ishekeje. Batubyaye turabana 9 rero nge ndi last born, ndi Bucura. Hano rero nitwaga Kizimana Robin, iwacu bajya kunyandikisha kuri yaranga muntu abizi bandikaga amazina. Rero ku mwanya wa 9 ntago byari byoroshye ko babona hano bashyira Robin. Bashyiraho Bakizimana gusa. Maze n'iminsi merutse kubirekara amabada niba hari n'uwamfasha mbwire niba ari ugutanga igarama hari. Bantumiye yoranga muntu rero aho nyibone bagiye bati ntureba witwa nta Robin riri. Nida ntacyo yagufasha. Kandi ngo ibyangombwa bya kera byerekana ko Robin atari iryaye. Bayizawe niba ari umuntu wo muri Nidunyumva rwose nyamuneka mu Rwaneho. Bakubwira ukuntu wabigenza. Bakurokorera izina. Kuko iyo ngiye ibyo byangombwa abantu ma byose byerekana ko nitwa Kizimana gusa. Kuko urumva none se nidako yatekereje gushyiraho X 2 3. Nazo naziriho. Oya kuri momo se ntihaza Robin X. Aho ni kuri MTN babitekereje babuze ibyo buzuza. Bishyira X. Ariko ubundi kuri ni down ya Kizimana gusa. Nta Kizimana. Rero kuri P ntari n'izina bakubaza. Kuri P ni ya Kizimana gusa.
kuko ariyo ari kwiranga muntu. Ariko wanje hari ho hari username na profiles umuntu yuzuza, nge nuzuza nujuje nabanje kuzuza nuzuza nshyiramo za X kubera yuko byasabaga kushyiramo andi mazina, ariko nyuma yaho nza kwapiringa nshyiramo Hakizimana gusa ntanze n'ibyangombwa ni bune Hakizimana gusa rero. KYC warayibonye? Yego kumaze nk'imyaka 2 aha. None se no ku diplome yawe niko handitseho Hakizimana? Diplome yanjye hariho Hakizimana Robin. Bizagorana. Mahirwe mfite nuko nta muntu ndashyira dosiye zanjye. Azakumerera nabi. Nuko nta jeroneri ndandika iyo mba naranditse. Jeroneri uzahura n'ibibazo. Iyo mba naranditse jeroneri nkeka ko biba byarambanye ikibazo. Ariko nta kintu bintwaye Hakizimana ni izina mba mfite kuri passport, sinajya ku kibuga ngo bansubize inyuma. Rero I am okay with it. Reka dushimira abantu bakoze subscribe ku Ihumure TV, mwarakoze cyane, Imana iwe mugisha. Ndabashimiye, nawe utarayikora uyikore kugira ngo tutaza kugusiga. Turibuze kugendana mu isi ikoranabuhanga. Ngarutse rero ndi kumwe na Robin, birumvikana ndikuzo Emina bivuze, ariko none uyu munsi turibuze kwibanda ku bibazo bikomeye, turibuze kugarukaho muri iki kiganiro, ubwo ndaza kuba ndi kugirirwa umugisha ndi kumwe na Robin. Ariko Robin, kuki hari abantu benshi ku mazina yabajya bandikaho ngo Dogita Musao. Dogita Musao muvandimwe. Agomba kunyita okay. Biterwa umuntu ashobora kukwita ikintu bitewe na professionalism akumvishemo. Yego. Nge ntabwo mfite doctora. Nta nubwo nteganya kuzayigira. Very serious? Nta nubwo nteganya sinanabishaka. Hari ibintu byinshi ngewe okay sinzi naho nshobora kubivuga, ariko hari ibintu byinshi bituma ntashobora guta uwo mwanya njya gushaka izo za doctor. Niba uri na doctor mbabarire, wenda ushobora kuri doctor umaze kwiga ibintu runaka, ariko mbizi neza yuko wakubaza ibyo wahereye utangira kwiga utakibyibuka. Iyo doctora rero cyane cyane nk'abantu biga IT, doctor nko kuba uri doctor muri IT nta kintu bivuze, kuko ugomba kwi-update. kuko IT developing buri munsi. Kuba wavuga ngo ufite jya mbibona kera hari umugabo, kera nigeze kwangaje umukongomani ankubita CV mara iminota nk'icumi ndi kumva CV. Nuko ndamureba ndabwase kuri iyo CV kurumva ikanganye, ndabwa ntuzire ikintu ngiye kukwimakaza kubera CV. Mu kigo cyawe umwimakaza? Ndavuga ngiye kwimakaza, ndabwa rero akazi ngiye kuguha CV yihorere, noneho muhereza bya bintu bijyanye no kwigisha, ko nakoze abantu benshi banzi nakoze ibintu bijyanye no kwigisha indimi cyane. Noneho rero ndamubwira nti sawa, ngewe kuko ntashobora kurebera kuri izo degree, ngiye kuguha icyo nakwita trial class. Ngiye kuguha class 2, noneho uzigisha, nurangiza kuzigisha class 2 ndamenya niba uri doctor, kuko niba ufite master yewe ko ari maître kanaka sinzi. Ariko ndakubwiza ukuri ko yigishije imwe numvije nta namuhani ya kabiri. Nicujije iki yo masters ivuga, afite ngo masters in English, what in English education. Niba yarayikuye muri university sinibuka neza, ariko rero ntago nteganya kuba doctor. Rero impamvu banyita doctor ahari abantu Musao bivuga umuganga. Ahanini abantu benshi bakunze kugenda bayita Musao suko mvura, ntabwo nize n'ibintu by'ubuganga. Gusa nanone nta ngewe icyo nemera cyo nuko mbese abantu bagiye bakunda kwita doctor bitewe n'uburyo ki n'ingamba zanjye nzahura bukungu za witaho cyane, shyiramo imbaraga. Rero ahanini nkunda ko influencing abantu mu bijyanye n'ubukungu. Okay. Rero ubishatse anyita doctor, ariko ubundi iriya DR iri imbere ivuga director. Nuko abantu benshi batavuga doctor, ariko ni DR ivuga director. Okay. Ngira umugisha wo kongera kukwakira, turi buze kwibanda cyane cyane ku bibazo bisa naho bikomereye abantu muri industry. Wabigarutseho iyi industry. Ubundi mu magambo make uru ruganda n'urwiki, iyi industry ni ikinyiriza. All right. Ko wanditse n'igitabo by the way. Tutakigaruka tuzakora ikiganiro cya kabiri tukigaruke. Yego, okay. Ahangaha ikintu nshaka kuvuga kuri industry. Nshobora guhera ibi bintu wenda kuri Manu Revolutions n'ibindi. Ariko by the way nahoze numva hari makuru nasomye
abantu benshi twagiye tubana mu idini nimvuga idini hari abantu bazi ko itorero ari rimwe. Hari abantu benshi twagiye tubana mu idini. By the way naje kumva nigeze kumva uri mu nganiriza uvuga ku by'idini ryanjye ntakibamo ntazanasubiramo nta n'irindi dini nshaka. Numvaga ubivuga ariko buriya reka mbabwire reka nguhe experience iko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na cumi na gatatu hagati y'igihumbi kimwe magana atanu na cumi na gatatu n'igihumbi kimwe magana atanu na makumyabiri na rimwe hari hariho umupapa bita Leo papa Leo wa 10. Ubwo ndadeviye bya industry hari ikintu nshaka gusangiza abantu. Niba mumwibuka uyu mupapa Leo wa 10 niwe mupapa wenyine wagurishije icyo bita indulgensia. Yego. Indulgensia navuga ko byari bimeze nk'aho ari urwandiko rw'ijuru. Iyo waguraga indulgensia ni nkuko wavuga ngo uguze UPI runaka i Kigali. Ubwo ndashaka gucyaha abanyedini. Rero izo indulgensia abakire bari hico gihe kuko yibona byari diru. Byasabaga kata ndende kugira ngo ubashe kugura UPI mu ijuru. Abantu benshi barabizi nicyo gihe nimwo mu myaka ya ni nyuma y'ivuka rya Yesu w'igihumbi kimwe magana atanu na cumi na gatatu gutyo. Uwo papa Leo rero agurisha indulgensia. Ndashaka kuvuga ijambo rimwe yavuze aravuga ngo look at how much money we have made in God we created. Reba ingano y'amafaranga twakuye mu Mana twiremeye. Uri kubyumva? Ntago Rome isakaza religion ntago yayisakaje wenda ubwo ninje mu bya religion sinzi ukuntu bindeviye. Oya nabyo ni ngombwa. Ntago nabyo ni ngombwa kubera ko hano turi ni nta muwe zirimo z'abamissioneri kuba baraje naha. Niko navuga nta muwe zirimo yaba abo ba Von Gotzen ba n'uyu dufite umumissioneri hano Kigali abantu bose bazi. Waje naha akaba na resident wa Rwanda Burundi bita Richard Kanti hano haruguru. Nta mpamvu nta kiza na kimwe baje suko nizi saha nanjye mbonye umuntu mpa Bibiliya akampa ingorofani ya zahabu namuha Bibiliya 3. Ubwo byumva abantu rero bavuga ngo byari kugenda gutenga iyo religion itaza no ntago mbyemera. Rero kare tugeze kumva bavuga ngo nango babahagaritse ngo iki my friend ni ministere uko byumva bira bintu ni ministere ni umurimo uhagaritswe ku murimo we ndamukomeje ntago wenda nareka kuvuga ariko nshaka kuvuga ko ni ministere abantu ntibabyitiranya nibekitiranya idini na Kristo nta hantu bihuriye. Ushaka kuyoba Kristo ujya mu idini. Ushaka kuyoba Kristo ujya mu idini. Udashaka kumenya Kristo yego ujya mu idini. Ukwepere mu idini. Impamvu idini niyo yonyine yadoze umwenda inshuro 7 kugira ngo abantu batamenya ko agakiza kabaye ubuntu. Sinzi niba ubizi idini ryaradoze uramwenda ko wacitse inshuro 7 bakabona uracitse bakongera bakawudoda inshuro 7. Uri kubyumva? Inshuro 7 zose idini rishyiraho ngira ngo murabizi ko uwabambye Yesu wafashe umwanzuro akanabisaba cyane yari umugabo yari n'umubishop Bishop Kayifu. Abantu baramuzi abantu bajya bibeshya ngo idini reka da idini ryariho Paulo yarivuyemo bimeze bite ryamukoresheje ibyaha bingana kugeza igihe ahuriye na Yesu Paulo darishima ryabambye Yesu ndabambura nta kindi kintu mbona ryamariye. Rero iryo ni idini. Ni idini. Idini rero uretse abantu bubu bafashwe na ideology yuba ariko kuva na kera idini ryaracuruzaga. Niba mubyibuka Yesu yinjira mu rusengero yasanze hari kugurishwa. Kandi ko ariko uretse izi ngo harimo n'abakomisiyoneri ngo mfite umuntu ufite inuma nziza. Icyo nshaka kukubwira uretse idini ry'iki gihe
aho baje bakatwigisha ko tugomba gukurikira ngo iby'ijuru ngo aho tugomba ngo hahirwa umukene iyo nyigisho tukayiga sibyo akavuga ngo hahirwa ngo ibyo bintu byose tukabyiga sibyo uretse ibyo muri za 16 Yesu ari mu myaka nka 17 ishyira 18 nibwo hasohotse itegeko ry'uko abantu bandi abanya Ethiopia bazaga ntago bari bakizana amatungo gutanga ibitambo abanya Ethiopia n'abandi mbese abanyamahanga n'abandi bantu bose bazaga gutanga ibitambo kugira ngo babarirwe ibyaha hasohotse itegeko ribuza umuntu wese kuzana iki amatungo kuyashorera paka i Yerusalemu kugira ngo bayatambe bagire gute mujye muzana imiya mafaranga nimugera i Yerusalemu mugire gute mugure ihene z'i Yerusalemu n'inkoko z'i Yerusalemu gihe abakristo bakennye mbabonye mbona mbere nawo woro uri kubyumva bityo abantu bakakura imiya hirya no hino bakaza bakagura ibi n'ibi ubucuruzi ihinduranya ry'amafaranga by the way revolution y'ibiceri yari yaranagezwe nta note zabaga icyo gihe ariko revolution y'ibiceri yari yaragezwe icyo gihe ikora amafaranga ari gukora rero abakristo rwose icyo navuga Kristo b'iki gihe bitonde niba ibiceri icyo gihe byarakoraga nashobora kubivuga kuko icyo navuga cyo nuko na Yesu tuzi yaguzwe ikuta 30 ariko Yesu kugurwa ikuta 30 byo nkeka ko nanjye iyo nza kuba ndi kumwe na Yesu nkaza kumenya misiyo ye kuko Yuda buriya nkeka ko ari umuntu wari warumvise message ya Yesu yarabizi neza ko agomba gupfa yanze gupfa atayariye nkeka ko abandi buriya nkeka ko barapapiraga ariko Yuda amenya neza umumaro aravuga ati n'ubundi waje gupfa yirwa yigamba ko yaje gupfa yaje kugira gute na mutanga abandi bakabintanga ikuta 30 baraziriye ngo zari nyinshi cyane icyo ashobora kugura ngo ama acre menshi hegitari z'ubutaka kweri Yuda rero arazirya nanjye iyo nza kuba iyo mbimenya iyo mba ndi kumwe na Yesu nkamenya ko umwana yaje aje gupfa nta kintu cyari gutuma apfa ntayariye ubundi kuki tugura ubutaka Imana yaratumye ikadushyira mu isi ubutaka yaremye we icyo tuzakigaruke muri industry nkeka ko ibyo bintu byo kugura ubutaka urabona abantu bose batuye i Kigali inzozi zabo ni inzu ariko ni ibintu bijyanye n'imyumvire ibintu bijyanye n'imyumvire umuntu wese avuga ko nagira inzu nkayisonzeramo nta kintu bitwaye niko bivuga ariko hari ibihugu inzozi z'inzu zarangiye nta muntu ujya uzitekereza n'ubutaka se ibihugu nese wajya mu Butaliyani ukabona ahantu hubaka inzu ngaho umunyafurika uriyo azanyomoza niba yarageze akavuga ngo yayigurahe donc inzu ni ibintu biba bijyanye n'imyumvire nuko naho tugeze muri nuza ariko natwe ngira ngo Kigali nayo iraburamo iminsi mikeya bikarangira ntawe utekereza iby'inzu dore ko nabonye rwose banadutekereje mu cya hafi je nifuza ko zirazaba nyinshi ibyo bintu by'inzozi abantu bagiye kuzadutera stress ngo amazuki icyo nashaka kuvugaho nuko abakristo ntibakangwe na revolution y'amafaranga nta gihe atabayeho sibyo ibi bintu by'inyigisho zo gukena ni inyigisho zitangiye ejo bundi zazanywe na colonization zitwumvisha ko tugomba gukena kugira ngo tubone ijuru yego ariko harabazanye inyigisho vuba ya prosperity nabo bariya ni nakwita icyo ni koning ni nkuni kwiba umuntu ari kumushutsa ni nko kwiba umuntu umushutsa hari abahanga baba bazi kwigisha biriya bintu gusa icyo nemera cyo ni kimwe umuntu wenda ashobora kunyumva akavuga ati uyu muntu ntagira kwizera nta kintu ahagazeho njye mpagaze kuri stati iri muri Yeremiya igice cya 31 ni stati ivuga iby'isezerano rishya twe ritureba abafite covenant isezerano rishya twebwe abagengwa n'isezerano rishya ku gice cya 31 aho bivuga ko tutafigifite isezerano uzagenda ubibona
Yesu yabaye igitambo gikuru sibyo twebwe twemera ko dukizwa nawe sinzi impamvu ngiye muri religiyo cyane kandi twebwe twemera ko dukizwa nawe yego ndetse n'ibindi byo ndetse ko ibyari imanza kuri twe yabidukuriyeho sibyo ariko idini ryarangije kuba idini ryo rya mbere ryabonye ko ritabona ukuntu rikomeza ridafite Yesu yego niryo ndetse na Roma ikoroniza kari agace Yudeya ubundi Roma yari isanzwe isenga ibigirwamana ariko yitegereje ukuntu abantu bemera gupfira rino yobokamana sibyo avuga ati this is a political weapon iyi ni intwaro nziza ya politiki yes bigo byumva aho bazaga ikintu cya mbere imbunda na Bibiliya iyo wasakaga igikapu cy'umumisiyoneri wasangagamo imbunda na Bibiliya bigo byumva agomba kwirwana Bibiliya imeze ite yeditinze cyaga ari yeditinze harimo ibintu byinshi bitari birimo cyane cyane ko bayifashe babikuramo muri icyo gihe icyo navuga nahoze mvuga ko papa wagurishije inzandiko none bakatolike baranyica papa wagurishije inzandiko z'ijuru ariko ko dufaranga ndayoza ayo mafaranga ari ubu niba afite niba aryamye Ubutaliyani nicyo gihugu cya mbere gikize buri nuko bashaje ejo bundi covid yabakozemo umuzi ariko Vatican irakiza cyane uko byumva kandi Vatican nta gace kari ukwako nta gace ni leta yari ukwako ariko yahoze iyoboye n'Ubutaliyani hafi n'Uburayi bwose ngira ngo n'abantu is a strong state Vatican rero icyo navuga cyo niba papa muzimo bitari wo Paul yatubika avuga ngo reba amafaranga tumaze gukorera mu mana twiremeye niko yabivugaga kuko babaye nk'abafata critire bajya gucuza critire y'abantu n'abarabahanga cyane guverineri wari uyoboye kari agace Pilato guverineri wari uyoboye kari agace iriya koloni niwe muntu wakomeje gutanga raporo yemeza ko religiyo y'abayahudi ikomeye cyane kugeza ubwo umuntu yemera gupfira ikintu ubundi ntabwo bisanzwe abantu bose bararaguza ariko umuntu uraguza araraguza akagira gute ariko byagera akavuga ati ahasigaye naho Imana nyuma yuko yaraguje rero babandi ko bari bate ntabwo bari bazi ko umuntu ashobora gupfira Imana in fact rero sinzi impamvu ngiye muri na bya religiyo icyo nashaka kugira nagira mbwira abantu benshi tubwira n'abakristo cyangwa bisanga mu yobokamana yego nagira ngo mbwira abantu reka nkubwire nk'ukuri Amerika imaze kugira imbaraga abyumvishe yararebye ibona Ubutaliyani bwarayitanze umuvuno butangiza Kiliziya Gatolika irakonkaringa ndetse ibaze wowe iyo uri gutekereza ku mafaranga ntabwo ujya ufata umwanya ngo utekere kera hari umuminisitiri mu Rwanda nashaka kuvuga izina yari ubu ntabwo akiri minisitiri yari umugore yigeze kuvuga ngo kwa kundi batangaga icyegeranyo bakageranya icyegeranyo ngo cya miliyari ngo miliyari yaranyerejwe aza gutanga icyegeranyo aravuga ngo miliyari ngo ni amafaranga umuntu ashobora kurya ibihumbi 30 ku munsi ngo akazayirya imyaka 125 ku munsi arya 30 n'izi sasi ndakora imibare nabyumvise nari nkiri mutoya nibwo namenye ngo bano bantu iyo banyereje miliyari 5 babanyereje imyaka 375 nibwo naje kubara nagira ngo nawe ngo icyegeranyo nashaka kuvuga itekereza ko amafaranga avuye muri Kiliziya Nyaruguru uri kubyumva n'izindi zose ayo mafaranga yose yegeranwaga koherezwa i Roma fata Kiliziya zose ahantu zizi ku isi hose utavuze ibya politiki byo gucukura zahabu n'ibindi amafaranga yose uyatware agenda agera i Roma bayabare padiri se uyoboye Kiliziya si paruwasi abundi abakatolike barabizi ntibirirwaga yirukanga imisozi bagiye gusenga Kiliziya bagira nk'ani Gikondo umuntu akarinda ava Shyorongi ni hafi bazirukaga kare akaba avuye nk'ingakenye kwa wa mugabo w'umuhinzi bakabiyo saa moya baje kuri Kiliziya amafaranga bakateranya si padiri umwe amafaranga bakateranya bakayohereza murumva amafaranga bakoreye Amerika rero imaze kwigobotora Ubwongereza wabyumvishe ngiye kuvuga ibintu
ibintu bibiri hano reka mbivuge wenda mbere yuko nza kuza kugera ku cyo wambajije mbere. Amerika imaze kwigaranzura Ubwongereza kuko urabizi ko Amerika yari koloni y'Ubwongereza. Ubwongereza bwo burya nabwo bugira idini ryabwo ricollecting amafaranga ryaturutse navuga ni Anglican. Ariko buriya idini ry'Abadventiste rikomoka muri Amerika kandi ni idini ryaremwe ku mpamvu za politiki gusa. Impamvu zo kureba gutya bakavuga bati ko Roma iri gucollecting amafaranga yose menshi bayitwaje kiliziya. Kongre iricara ati twe twakora iki ngo ducollecting natwe ayacu. Iyo ni imitwe yacu bashaka gukina. No barareba baravuga turabigenza gute, cyane cyane ko Abayahudi benshi bari barahungiye muri Amerika nk'igihugu no Man's Land kitari gifite nyir'ubutaka. Abayahudi benshi nyuma y'itotezwa n'ibiki bamwe bari baragiye muri Amerika nabo baricara rero batekereza icyo kintu bavuga dukora iki ko Roma turushije imbaraga ifite system. Nibwo hangiye kugaruka uriya muco wa Kiyahudi uri kubyumva w'isabato bawukwirakwiza muri iyo regime. Wabyumvise bayikwirakwizamo kugira ngo n'ubundi nta yindi mpamvu yari kugira ngo bakonkaringa isi bakore system nk'iyo Roma yari ifite. No baravuga ngo ariko nibyo umuntu tukaba twifite injiji zabiguyemo kuko njye hari ikintu nemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kandi ibyo bimpesha intsinzi ya nyayo sibyo. Roma rero ntago byashobokaga. Yesu is a powerful name. Byose umuntu wese waryitwaza turabafite Kigali ntashaka gukoraho barya kubera Yesu. Wabyumvise barya kubera Yesu yagaburiye. They have conquered, they have everything. Yesu yabahaye byose. Sibyo? Roma Yesu yabahaye byose through Jesus. Ntabwo nkubeshya. Hagati muri Yesu aho ngaho nawe niba ugira ngo niba hari baririyemo umutsima, niba hari n'umuntu unyumva aryitwaza arebe kwa burara. Uri kubyumva? Ni izina koko wiyemeje kurigenderaho utaburara warya tu. Uretse n'uwarigendeyeho ni muri wibuka umugore wamukozeho mu kivunge arakira sha byagenze imyaka 70 yose 12 sibyo. This is just a popular name. Yaba rero Abanyamerika barareba baravuga atariko nidukora ikintu dukeneye kugira ukwitandukanya gushoboka ku buryo umuntu azajya abasha gutandukanya business yacu ya Roma ni yacu y'Abanyamerika. Ati ubwo Abaroma babishyize ku cyumweru reka tugarure ya antikite yacu dushyiremo iki idini ya Kiyahudi yani nk'ari Judaism. Ubundi nuko babyita Abadventiste kuko bituruka muri kara gace banze kuko abajuife ntabwo bari gutangiza ngo bashyiremo ibyo bintu bya Judaism kuko icyo gihe bari banzwe sibyo. So biyita rero Abadventiste batangira ubwo hari umuntu uri bujye kumwanga idini ryatangiye ninde wabikwandikiye. Uretse kubisoma mu bitabo hari umuntu ujye umbwira ngo abisomye mu gitabo cya Elena White. Ntabwo nabisomye mu gitabo cy'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ninde ubwiga kuko mwoka byara. Noneho nabibonye abasigaye basobanura ibyahishuwe. Neza bakabisanisha ngo ni Amerika. Hari n'uwanyishe yari arimo asobanura ngo uzi ubwenge aba ari uwo mubare ngo kuko umubare ari uwo. Ndabireba ndavuga nibwo nabyo nzi uwo mubare ubwo nta bwenge mfite kuko umubare kindi kubasha kuba. Ariko ni ibintu bibarika ni ibintu navuga. Icyo nshaka kuvuga hano ni iki. Umukristo wese isezerano rye riri muri Yeremiya 31:31. Nuko sinzi niba waza no kuhasoma wenda kugira ngo uze gufasha abantu icyo cyanditswe. Umuntu w'umukristo somye icyo cyanditswe yamenya ahajya. Ego? Yamenya aha. Ibindi rero ngewe mbifata nka ministere. Ni ministere. Iri decentralize n'uburyo bwo gukora akazi. Buri idini n'uburyo bwo gukora akazi. Ni nayo mpamvu nyine wavuze ngo abapasiteri nabo babahagaritse bagomba kurira n'akazi. N'akazi bagomba kubona umushahara. N'akazi bira n'akazi. They have to cry. It's job. Bagomba kubona. Si umurimo w'Imana? Si umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana n'ukwizera bwa. Okay, reka tuvuge umurimo w'Imana bishobora kuba umurimo w'Imana ariko n'akazi.
ko ntabwo wagakwiye kurizwa n'umurimo. Bagiye kumbwira ati ugomba kurizwa n'itorero, ugomba kurizwa n'umurimo w'Imana. Abantu bose icyo nashaka kuvuga hano ni iki, Anglikani itangira ndagira ngo mbahe umuntu ajye mu bintu amenye ibintu arimo. Anglikani ituruka ku mwami w'Ubwongereza washakaga kurongora umugore wa kabiri. Icyo gihe rero Kiliziya niyo yari iyoboye Uburayi bwose. Umwami ashaka kurongora umugore wa kabiri kandi Kiliziya irabizira, yandikira urwandiko papa, aramubwira ati nyakubahwa ndashaka kurongora umugore wa kabiri. Aramubwira ati kirazira, ati uramutse urongoye umugore wa kabiri yabibaye sakirirego, uri umwami no n'abandi bose babarongora. Ego papa aramuhakaniye, nibwo hajemo iyo revoltoma, iyo uko kwiduru no kwivumbagatanya k'umwami, ahita ashinga Kiliziya, icyo bita Kiliziya ya Angleterre, bayita Anglikani. Ni ukuvuga ngo Anglikani kugira ngo ibeho nta n'ahantu bihuriye n'ibintu bya gikristo. Ni impamvu y'umuntu umwe wari ushatse kurongora umugore. Abanglikani bambabarire, Abanglikani bambabarire. Ni impamvu y'umuntu umwe wari wifitiye irari rye, reka bivuge gutyo, afite irari rye ry'umwihariko, aravuga ati kuva ngiye nsuzuguye papa, atangiza Kiliziya, kuko Ubwongereza nabwo bwari bukomeye. Ariko benshi babihengamiyemo. Hari abantu nyine bari muri Anglikani, abayede data bajya mu ijuru bari muri Anglikani. Uri kubyumva? Ni undi nibyo bihugu, n'u Butaliyani, ni Amerika, ni kuko mu Butaliyani ho Kiliziya mu icyo gihe ngira ngo aba Protestant batangira mu icyo gihe nakubwiye mu 1513 igenda byo kugurisha indulgensia. Papa Padiri Martin Luther nibwo yagize iyo revoltoma, ako kantu ko kugurisha inzandiko z'ijuru. Naho ubundi bituruka nako kantu bituruka batabashije kumvikanaho ko kugurisha indulgensia icyo gihe. Naho byahereye. Ego. Ubwo rero njyewe ntago ndi kubahereza historical background, ntago ndi kubaha amateka ya gikirisitu, ndi kubaha amateka y'idini. Sibyo? Ni amateka y'idini, kuko idini ni ministeri, bishop yikoreramo arahembwa. Yes aje bishop yararebye abona buza umugati, ahitamo kumubamba Bishop Kayifa, ndamushima. Yatumye ducungurwa. Uri kubyuba? Ndetse igitangaje nuko Herode wamuhize kuva akiri umwana. Herode amukubise amaso, bavuga ati bamushyiremo igiti gike ariko mumunkurira hanga. Bibiliya uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo ariko ngo abakuru bitore ba bantu bavuze ati cya 10 kiraducitse. Nyuma yuko bakoze umugambi wa kabiri wo kucyaka n'ubu. Uyu munsi n'ubura n'umugambi wa kabiri wo kwaka cya 10. Bemera ko agakiza kabonetse ariko udatanze icya 10 nta gakiza waba ufite. Niko bimeze ibyo ntago ari ibintu umunyedini mwiza atanga icya 10. Umunyedini cyakora si ngombwa, muri ntago byakwiye kuba icya 10, byakwiye kwitwa contribution. Ntago abantu nshaka kuvuga ngo bareke guhura, bareke kugira gute na koperative n'ibindi bimina byose abantu barahura. Ngo byumva ariko ntago byagakwiye kwitwaza ubwo bujura buriho inyuma, ibyo nakwita nka coding, kugira ngo bakunde baze kwibaba. Niba koko amaraso ya Yesu ashobora kudukiza ibintu byose, nta kuntu yadukiza ibintu byose ntadukiza icya 10. Nibyo. Barakwica. Baranyica hano ndabizi ndi kuya gikristo. Niba amaraso ya Yesu yaradukijije ibitambo, kwirukankana inuma z'intungura n'ibindi, sibyo? Kugira ngo turonka agakiza. Kuki ibyaha byavuyeho, sibyo? Indi migenzo ya gikristo isabati gasigara. Ari ikintu njya nibaza kikanyubera. Isabato yasigaye ite? Icya 10 gisigara gite? Ahantu hinjiraga umutambyi ko twagezeyo, isabato yasigaye. Ko twagezeyo icya 10 cyasigaye gute? Ari okay. Kwihumanuza se. Bahita bampa umurongo muri Maraki ndabizi. Batamwito muri Maraki ndamwemera. Icya 10 ndacyemera kugeza ku musaraba. Wabyumvije? Ariko kuva ku musaraba kugera umunsi. Kuva ku musaraba kugera uyu munsi.
abantu bamwe barambwira ngo niyo mpamvu ntabona umugisha iyo mbiganiriye niyo mpamvu nabona umugisha ngo nta kintu nanga ndababwira nti ubwo byaranze ariko icyo reka ntabwo ndi gukura abantu kuri Kristo ngiye nshobora kugukura ku idini ndabizi ngira amagambo ashobora gukura umuntu ku idini ariko kuri Kristo ntawe uva reka nkubwize ukuri reka nkubwire muri bibiri na kangahera ntabwo nibuka neza ni muri bibiri kangahe hari idini runaka nari ndimo twaguze imigabane umugabane wa 11 yari idini runaka turi kugura imigabane numvaga ari idini ritangiye kumera nka rya rindi ry'Ubuyuda nahereyo mvuga ryabwiye abanyamahanga ngo bajye bazana amafaranga bagure baratavuga ati muza umugabane wari 10,000 ku muntu cyegere nguramo nk'ibiri mama wanjye agura indi abandi korari ryari itegeko n'ibindi tugura imigabane ngo bari bagiye gukora bank ko ni 2,7 2,8 banke nabategereje no warayabuze se na n'ubu na banke ntibaho twarayiguze igihugu cyose bene data twayaguranye baranyumva baza kunyandikira muri commentaire ati nge naguze iyi ngiyi bene data oya wenda ibyo byo yarekaraga projet tuvuga ati tubwo haje banke wenda tuzunguka ibinini kandi yitorero turakijijwe bazatego na n'ubu nta kanunu reka nta kanunu sinzi naho bya wenda umuntu icyo gihe waguze imigabane 3 icyo gihe muri cyahoze ari bank populaire umuntu wijyaniye ibyo 11,000 akaguramo imigabane 11 wabyumvije ubu ari guteza ingaruka okay navuga ngo ari kujya kubarisha ariko populaire nawe yarabariye oya ni ikibazo cyo kutajya kubarisha mujye kubarisha bari kujyayo barabarisha ikindi ubwo sinzi igihe bazabahera biri muri procedure ariko byibuze barababarurira byibuze ugagiye ukabarisha ukamenya ngo nayo ukabarisha ngaya ari si nkawe neze nk'ibyo ntazi ngo nabariza he icyo nashakaga hano kugira ngo abantu bamenye nashakaga kubereka ko nta na rimwe ubukungu bwigeze buva mu itorero abyumvishe navuze amagambo menshi natandukira ariko nashakaga kubereka ko Roma reka tubare ko Roma yari ikijijwe reka mbifate gutyo tubeshya ariko ubwo nukubeshya ariko oya reka mbifate gutyo nubwo yari ikijijwe ntibagiwe ko igomba gukorektinga amafaranga mpaka n'inyaruguru kuri ya kiliziya ya indi buragata wakanga rimwe mu cyumweru bajyayo mu kwezi ntago Roma yigeze yibagirwa ko ifaranga riri imbere cyane ariko se none ngo barabikora bigakora ariko man ubu ngubu bagiye kumbwira ngo kiliziya ngo nta mafaranga yakuza amafaranga yatanguza zahabu kiliziya yatwaye urazizi iyo utangiye kubona aho batangiye kuzana twa compassion na Caritas kugira ngo bagabanye ubwinshi bw'amafaranga bafite bagabanye ubwinshi bw'amafaranga turabazi abantu ugiye kumbwira ngo reka ariko se okay aba explorateur hari wahitambwira ngo ubwo explorateur ngo ntago bari abakatolika aba missionnaire aba missionnaire bose bagiye baza hari numwe wacaka kuri zahabu ayisiga nanda yamuzanye yarabarwe nawe izo muwe bakugiriye ko bazaga hari numwe wagendaga akabwira umwami ati reka mbe tubana hano hino hashwida baga bashaka umwami ntiyarazi ko na zahabu ifite n'agaciro nibuka hari ugeze ngo kubohereza niba ari Rwabugiri niba ari nde abohereza aho iyo hiryo ngo habazatse ko nihera arantu ngo umwami yageraga ngo akava mu mujisho ubundi umwami baramuteruraga ako ni mu gace ka za Kibungo ngire ngo ahari abantu baze kunyibutsa neza ariko iyo nkuru nyize gutyo ngo yaje hagera ngo bakava mu mujishi akigenza rero umwami akabazi ngo abantu baho na abagome abazungu baje avuga ati aragenda baha ikibanza bati mujye avuga ati abantu nibazabaho umuriro nibazabaho amazi baziyirukana bazabaroga bapfa so rero icyo navuga hano nta rimwe idini ryigeze rireka target y'amafaranga nta na rimwe pe nta na rimwe bwanyuma ubwo Yesu aheruka mu rusengero umukene wari utuye ikuta uramwibuka commentaire Yesu yashyizeho ati ndababwiza ukuri uyu ni wenyine uzi gutanga wowe buriya rero nuko inkuru yagarukiye ari
biri bundi niyo conflit ya mbere Yesu ashobora kuba yaragiriye muri wa rusengero reka da ikomeye nizi saha yinjiye mu rusengero rumwe i Kigali bamwiruka agakora iriya commentaire yaburirwa irengero yaburirwa irengero nta nubwo yamara umunsi umwe yes wenda hari ukuntu politike yarakoze politike yariyongereye hari ukuntu bashaka kuvuga uti byavuze ni ukuri ariko wazashaka ahandi hantu yongeye gusengera ukahabura ateye iriya commentaire akavuga ati ndababwiza ukuri yuko uriya mubona utuye ikuta hariho utuye itura utuye senyisa cyangwa igiceri ngo kuko we ngo atuye ngo byose ibyo yari afite ngo ariko mwebwe ngo mutuye ku misago ndakubwiza ukuri revera kanaka cyangwa bishop kanaka cyangwa apotre kanaka ataburi wirengero ntago sinkubeshye rero icyo nashaka hano nagiye mbaha style nyinshi z'ifaransa sibyo nta na rimwe abakristo nta na rimwe idini okay reka ndeke ibya gikristo byo ni ibindi bindi ariko nta na rimwe idini kuko abantu bose bari mu idini sibyo abantu bose bari mu idini cyo ndi kuvuga nta na rimwe idini ryigeze riva ku mafaranga mu byange cyangwa mu byemere ndi kuvuga kuri cryptocurrency ukambwira ngo umukristo ngo inyamaswa ngo iki by the ibyo ngo by'inyamaswa ibyanditswe ngo mu byahishwe 16 kangaye abandi biri muri Daniel 24 bakabihuza na crypto bakabihuza na crypto bakabihuza n'iki ariko ni bundi nta kindi kintu gishobora kuyobora umuntu uretse ubukungu nibwo buyobora umuntu nta kindi kintu kiyobora ubwo dusobanukirwa na industry y'ubukungu nta kindi kintu gishobora gutuma umuntu agira navuga ngo agira n'ubukungu nibwo buyoboye isi nasa nitwiruka bayobozi banyu bagiye muri World Economic Forum mwumva iki World Economic Forum mighty dollar anga reka ndivuge nashakaga kwerekana ko nta na rimwe ubukungu bwigeze butandukana n'idini kandi ndi kuvugana n'abanyedini hano yes abanyedini banyumva wenda abakristo nzababwira ubutaha uri kubwira abanyedini yego kubwira abanyedini uvuga ngo sindi umunyedini kandi muri identite ya mbere uvuga ndi umukristo wenda ngo ndi umwadeperi undi ngo ndi umwangirikani siko babivugana ndi umwangirikani ndi umwadeperi ndi umuki hari itandukaniro ry'umwangirikani n'umwadeperi hari itandukaniro ry'umwangirikani n'umukristo hari stati ya Anglican Church sibyo hari na stati y'umukristo ndumva aricyo kintu navuga hari stati y'umukristo hari na stati y'umwangirikani stati y'umwadeperi uri kubyumva uri muri Kristo gushyira umusatsi ku mutwe si ikibazo ariko uri muri ADPR gushyira umusatsi ku mutwe ni ikibazo iyo ni discipline y'umuryango ariko oya ntabwo ari discipline ni stati okay byite discipline sibyo discipline nicyo nshaka kuva nagiye wumvishe wumve cyo kintu bita kuba muri Kristo icyo bivuze icyo nshaka gusobanura kuba muri Kristo uri muri Kristo undi Bibiliya bivuga neza ivuga muri rw'icyongereza kavuga ngo therefore no condemnation to those who are in Christ uri muri Kristo ntateka azacirwaho none bari muciraho kubera umusatsi ko birangiye mbaye pastor ndagira icyo nashaka kuvuga nuko nta muntu uba wemereye kuguciraho iteka uri kubyumva igihe cyose uri muri Kristo sibyo kandi nubwo yarica biranamureba nuko atazi stati ntabwo azi stati yawe ntabwo uzurinde rikumva rero impamvu umuntu akoye ejo umuntu arambaje ambaza ngo kuki uvuga ngo kujya mu idini no kuyoba Kristo nta na rimwe Yesu yigeze yinjira mu iryo dini ngo avemo amahoro n'umunsi umwe Yesu yinjiye mu ihekaro bwa mbere wa mugore yakijije byagenze gute ibibazo byinshi uratinyuka ugakiza umuntu ku isabato hasa akagabo na rimwe n'iryari Yesu yinjiye mu idini kandi nimugire ngo ni by'icyo gihe nuba ryinjiyemo ahubwo se bamuhara gatuti nuba ryinjiyemo byasohokamo nabi ubu bagiye kuvuga ngo aho dusengera ngo ndababariye abantu bagiye gusezerana imbere y'Imana itanari abantu
bajya guheshwa umugisha ngo tubagiye imbere y'Imana kumbi wowe urwo rusengero nyirarwuzi niba ari n'Imana akorera uzi ninde ufite icyicaro nk'urwo rusengero cyakora wenda kwa ko Imana ireba hiherereye ipfa kureba ubwo bujiji ikagukota ipfa kureba ikareba iyo angle ikagukota nyine ikavuga ati nta kundi ariko icyo navuga cyo icyo nshaka kuvuga hano my point is nta na rimwe idini ryigeze riburamo amafaranga kubyumva ibi rero byo guhuzwa na byo gufata ibyahishuwe bivuga ku ifaranga rimwe ntabwo ari ifaranga ni ubukungu wabyumvishe ubukungu bumwe n'izi saha ubukungu nibwo buyoboye isi ubwo mwirwa muvuga ngo bizaza gute waba ureba igihugu kimwe iyo gihawe ambargo uza Zimbabwe oya reka Uburusiya ni ibindi ni super power there are two devils fighting ni nka revoltage y'amadayimoni abirakuze ntacyo twizeye muri Zimbabwe hawe ibihano kugeza bakoze inote ya miliyoni 10 bro kugira ngo bareko bazamura ubukungu ni iki gituma bayiha ibihano ko Zimbabwe bayiha ibihano hano ni hari Sudan hano hepfo ni hari ibindi bihugu bikikije byo muri West ko bayiha ibihano nyine kuki idakorana ubuhahirane n'ibyo bihugu byose bihari nukubera rya ifaranga rimwe rya world power bwa bukungu bugenga isi ntago rero iyo nyamaswa bavuga singewe ntago ari Trump kunyura si umuntu niyo influence buje narabisobanura imvuga ibyo bintu icyo rero adashaka kuvuga nta na rimwe nubwo mbivuga tuvuga amafaranga tuvuga cryptocurrency tukabusobanura ibiki nta na rimwe idini ryigeze ribura amafaranga idini ryose ryabayeho uretse idini rimwe nemera niryo ryabaye created ritagendeye ku mafaranga Anglican ryo ryari ni ikibazo kirara umwami yari yifite oya ntabwo ari gusambana yashaka gushaka undi mugore wa kabiri ariko nabibabwiye abadive kuntu batangiye ni copy paste ni bari barimo copyinga politique ya ntuza ya Rome ariko ni movement y'abaporoso yahereye muri Amerika n'ubundi movement yahereye muri Amerika y'abaporoso oya da birano ukubeshya ntabwo ariho yahereye birano ukubeshya ntabwo ariho yahereye muri Amerika se gute Martin Luther ko atari umunyamerika hariho ba Martin Luther babiri akuzi ko ari aho mwacanganye hari uwa kera hari umupadiri hari na Juni hari uyu weje ubundi wa mu revolution muri Amerika rero hari ubundi iyo revolution ya giprotestant umuntu wayitangije ni umugabo witaga John Hus umugabo w'umudage witwaga John Hus ni wowe ari na mbere ya Martin Luther King padiri Martin Luther King wango ubyumva ibyo rero byo kuvuga Martin Luther King uvuga ni umurevolutioniste weje ubundi wo muri Amerika de kuvuga ngiye kuba padiri Martin Luther King padiri wa undi bagurishije indurugensiya mugenzi wanjye yaza ari gusobanura ukuntu umuntu ngo yayibonaga kaza apfukamye agenda nk'ikilometero akagenda akagura indurugensiya akababonye nka UPI impamvu mbyita UPI nuko bavuga ko uguza agakiza permanently nta kibazo nose si UPI uzabona ijuru ese indurugensiya barakwandikiraga impapuro kiza yakwandikiraga impapuro kubonye indurugensiya nkuko umuntu bamuhaye zari yari nka contrat nabyita ko yari nk'urupapuro rwo kugura byatangagwa amafaranga menshi cyane mu Rwanda baratanze wake nuko nabakiriho nyine ngo bitubwiye nabakiriho bazitanze ariko yaje guhinduka guteze ibyo n'urugesa byaje guhagarara oya byaje guhagarara nyuma papa Leopold yaje kugirana ibibazo bya protestante nibwo abo ba John Hus nabandi bahagurutse bapfa icyo kintu cya indurugensiya so rero nyuma yaho ni nabwo yavuze rya jambo avuga ngo reba amafaranga twakoreye mu Imana twiremeye kuko ni politique bicaye akavuga ati dukopinga religion tuyipesting yari turebe ko dushobora gukora amafaranga ako man icyo gihe kwa nabuhanga ryabagaho aba bakoreshaga ikibano batipe bakoraga uburyo bwo communicating none se ko papa ko Roman Empire Empire di Rome ko yabaga ifite ibihugu byinshi
kandi itegeko rigatangwa rikagera muri buri gihugu ikambuka n'inyanja igafata uburasirazuba bwo hagati. wabyumvise Robin, dufite urugendo rurerure abantu benshi bari bwibaze. Ibi ngibi turabihuza no kuba uyu munsi abantu babasha kwinjira muri ntuza muri iyi industry twavugaga y'ubukungu ari nayo turimo uyu munsi. Abantu benshi badukurikira bafite amatsiko cyangwa bafite ibintu byinshi bibaza. Urumva kuva ejo nibwo mwakomeje kuvuga ngo isi yarashiftinze. Yego. Ariko kuva mu gika kimwe ujya mu kindi gika hakeneramo bridge, abamo sacrifice nyinshi. Isi yimuka ku bwa Nowa, ari nabwo ku bwa Nowa isi yimuka. Navuga ngo habaho kwimuka, ni nabwo hacitsemo inyanja mu bihugu dutu ni kuva ku mwuzure wa Nowa. Ubushakashatsi buvuga ko ubundi Afurika ntago kujya washoboraga kugenda n'amaguru ukarinda wambuka ugera state. Nta amazi yabaga inyuma y'isi. So ku mwuzure wa Nowa nibwo hacitsemo inzira, niko ubushakashatsi buvuga. Nta scientific proof, nta kamera, nta foto ibyerekana, niko nibwo bibyerekana. Aha rero niho nibwo navuga ko hapfuye abantu benshi kugira ngo isi yimuke mu cyiciro kimwe ijya mu kindi. Ubyumva? Aho rero narabivuze, aho amafaranga yatangiriye, ibiceri bihera muri Turukiya, Ubushinwa burabita nabwo bufata inote, revolution zigenda ziba. 2009 twinjira muri cryptocurrency, atangira Bitcoin, hashira umwaka wose nta yindi coin iraba, kuko izindi coin zose zakozwe muri 2010. Harashize umwaka wose Bitcoin itangiye, ko navuga izo coin rero group y'izo coin zose zatangiye nyuma tuzita ngo ni altcoins. Coin alternative. Sinzi mvuze coin kandi alternative mbivuga mu Gifaransa, ariko sinzi ko nabivuga. Coin alternative izi ubundi buryo bwa coin nyuma ya Bitcoin. So industry yatangira, abantu benshi bagiye bayishoramo amafaranga, ariko ni industry isaba ubumenyi. Nta muntu ujye uyijyamo adafite ubumenyi. Bisobanure, nujya mu industry udafite ubumenyi ntago byari byoroshye. Rega mubona mukoresha amafaranga mukagira ngo amafaranga kuyakoresha byari byoroshye. Nago gukoresha amafaranga byari byoroshye, gutangira umuntu akoresha amafaranga akora iki n'iki ntago byari byoroshye. Byafashe imyaka myinshi kugira ngo abantu bumve ko igiceri kiri bugurano, kandi byari byoroshye. Igiceri cyabaga gikozwe mu muringa, sinzi no muringa, sinzi ko no ariko cyo bita silver. Silver ni cyo bita umuringa, ni copper. Sinabona ko ariko umuringa ni ikinyarwanda. Haga bikoze mu muringa cyangwa bikoze muri silver cyangwa bikoze muri zahabu. Aha rero byari byoroshye ko umuntu yumva agaciro k'igiceri kuko kingana na zahabu, kuko icyo gihe zahabu n'umuringa byakoreshwaga bikorwamo ibyuma. So iyo guba gufite igiceri wabashaga kumva byoroshye ko gifite agaciro icyo gihe. Biri mukabigera ku note yo ihabwa agaciro, baraza kubanza gukora ama equivalence ngo mufate zahabu muyibike, ngo mukore inote zingana na zahabu mubitse. Ariko ibihugu byari bigira na zahabu n'ibifite inote bitagira na zahabu. Bigendera kuri consensus, byarafashe byo bigashyira system bigaha. Iyi system rero ikorwa nkuko nabivuze, yashingiye ku mwaka wa 2008, yashinzwe yakozwe mu cyo bita ubundi iyi system igira ibintu ntiba governed. It's not governed. Reka mbisobanure cryptocurrency nyisobanure neki neza, ngerageze gutanga definition mu Kinyarwanda. Ikibazo sindi bubone ijambo riri direct, ariko cryptocurrency ishingiye ku bintu bitatu. Cyambere harimo non governance, ntago icunzwe na leta iyo ari yo yose, sibyo? Ntago icunzwe na institution runaka, sibyo? Ni faranga koranabuhanga rifite icyo bita navuga ngo ridacunzwe n'uwari we wese. Umuntu arambaza tubwo umuntu ashaka gutavuga ati gusa ko numva ari ibintu biri mu kirere. Uburyo bwa ikindi cya kabiri ndivugaho, uburyo iri faranga ryo rishingira kuri demand and supply, ku buryo ki abarikeneye uko bangana. Abarikeneye uko bangana, sibyo? Nibo abarikeneye nibo batuma igiciro cyayo, consensus yabo iba niryo rituma hagaragara igiciro cy'iri faranga. Icyo ndi gushaka gusobanura hano niki,
transaction zo muri cryptocurrency ni ukuvuga niba unyishyuye muri bitcoin zitandukanye na transaction twari dufite z'amafaranga asanzwe. Wibuke ko iyo unyoherereje amafaranga, tubare umuntu uri muri Amerika, nyamuneka bandebere, umuntu uri muri Amerika nanyoherereza amafaranga, sibyo? Mighty dollar. Narangiza kuma nama kuri mighty dollar, sibyo? Harabamo verification eshatu. Verification ya mbere, world limit irabanza ya approving, sibyo? Nimara kwa approving amafaranga ya transfer kuri MTN. Buriya amafaranga yageze kuri MTN ntabanza kungeraho. Buriya MTN ishobora no kujyayo bishoboka. Okay. They are trusted, it's a trusted center. Ariko ushobora kujya ukavuga ati amafaranga nayo twabonye. Bakagukuzaho. Bagukuzaho kuko harimo third party yo kwa approving, harimo igice cyo kwa approving transaction. Wabyumvishe? Nuvuga ngo world limit ira approving, wowe umuntu ufite world limit yohereza amafaranga. World limit ika approving kohereza kuri MTN. Kuri MTN baka approving bakabona kuya depositinga kuri wallet yanyu. Aha rero muri cryptocurrency nicyo twita hari icyo bita blockchain, itafari babyita ngo ni nk'itafari. Hari several computers, hari computers umubare mwinshi ziri automated, ari nazo zikora transactions. Kuko nta muntu uri gukora, nta muntu ukora transaction ngo ajye kureba ngo ikuzohereja yango ya approving. Izo computer nizo za approving ama transaction. Nta humanoid, nta muntu interacting muri yo system, sibyo? Kugira ngo abashe kwa approving ama transaction. Nizo computer ziri ku murongo, navuga ngo zikora ku murongo, blockchain. Impamvu bayita blockchain ubona y'amatafari yubatse. Amatafari abayubatse rimwe riba rifunze irindi. Niyo mpamvu babyita blockchain, iyi system imwe bifunze indi. No rero izo computer nizo za approving a transaction. Za approving a transaction bityo hagahita habonekamo akinjiramo kandi kantu bita cryptography. Cryptography icyo navuga ni security iba muri iyo system. Kamisobanure neza. Biraza kunyorohera ninjya gusobanura cryptography. Biraza kunyorohera kubera ko ubumenyi mfite kuri networking and system penetration. Cryptography niho hava ijambo bita encryption na encrypted. Ayo ni amagambo amenyereye. Kavuga ngo abantu bari ba filime bakunda kwibona ngo iyi message ngo bamuhaye ngo iri encryptinze. Wabyumvise? Ngo iyi message bamuhaye iri encryptinze. Ni gute? Reka ngurugiro. Iyo unyoherereje email, sibyo? Email ndayisoma, ariko hari n'ikindi gice gisoma email. Wari ubizi se? Kiri hagati yanjye nawe tutazi. Kiri hagati yanjye nawe gisoma email. Kwagira ngo ntabwo warigeze ubitekerezaho. Ari ikindi gice gisoma email. Wabyumvishije? Noneho rero hari ubundi buryo muri cryptography nshobora gukoresha icyo gice cyajya gusoma iyo email ntikisobanukirwa. Ntikimenye ibyo ari byo. Yego. Ni icyo gice nicyo dukoresha iyo encryption yo muri cryptography. Nicyo dukoresha aho tufata tware ngiye kuguha uburyo bwo ku encryptinga message. Abantu babyumve ni uburyo buri basic ngiye gutanga. Wabyumvise? Nshobora kukubwira nti rimwe kabiri kugeza ku 10. Ninzajya mvuga rimwe turi kumvikana nge nawe ku rurimi. Uzajya wumva ko mvuze A. Nimvuga kabiri uzajya wumva ko mvuze B. Nimvuga gatatu uzajya wumva ko mvuze C. Okay? Nkazikomeza wamara kuzimenya, sibyo? None nimvuga rimwe gatatu kabiri. Izo teranye inyuguti ugatumva. Wowe urahita wumva A C B. Wabyumvishije iyo si encryption se? Ngewe umuntu turi hagati uri kubyumva? Ntamenye icyo tuvuze. Ndamutse mvuze ngo rimwe gatanu kane. Uturi hagati aribaza ngo rimwe gatanu kane. Nibiki bigiye. Wabyumvije? Ariko we kuko naguhaye icyo bita key, nge nawe tuziranye kuri key of the message. Nuyisoma urahita usobanukirwa neza ikintu ashakaga kukwandikira. Icyo rero nicyo bita security of cryptography. Niho hazamo ikintu bita encryption and encrypted. Riko byumva? Iyo system rero niyo iprotectinze blockchain. Abyumvise? Aho ngenda kubwiza uzagerageza ufate mu mutwe iriya wallet yo kuri Binance cyangwa yo kuri Pi. Siniyeka ko ushaka kubimarana umunsi Uri kubyumva?
amafaranga transaction muri blockchain ntigiyobo ndetse habayeho era y'umuntu. Wabyumvise? Hari banki imwe nigeze kujonteza akavuyo senyisa zanjye zimaze y'amezi 2 bahora bambwira ngo yaheze mu kirere kandi zegeranye ntago zivuze hano urumva, ariko imwe yari iri nkaho indi iri muri metero 100 najya bati ko yaheze mu kirere nasubira kuri yandi ati dore confirmation twarohere amafaranga mara ukwezi mu kirere kugeza ubwo narakaye. Wabyumvise? Ariko muri iyi blockchain technology, muri blockchain technology nta humanoid, umuntu agira control. Reka nkubwire, banke ishobora gufata amafaranga ikayaguza ukajya kubikuza amafaranga ugasanga muri blockchain nta limitation ya transaction iba. Niyo ya mbere ngo ndi kuvuga, niyo blockchain umuntu ashobora kunyereza $20 by'idolari aho nica hano ndi imbere. Wabyumvise? Akoresheje $1 rimwe. $1 rimwe rya transaction. Ejo ndi nari ndi ahantu ndi kurigisha nari nakuye 100 ndi kurigisha nditegereje $100. Umuntu arabaza ati kohereza amayero ngo numva ngo na mayero 60. Naribajije naramukohereza ngahe? Sinzi amafaranga ashaka kohereza ariko numvise ari kumuca amayero 60. Amayero 30 birimo 100 na. Uri kunyura? Sinzi amafaranga yaragiye kohereza ashaka kohereza ngo umwana w'umunyeshuri bamuca hafi amayero 60. Ibaze iyo transaction. Mu gihe ubu tuvugana umuntu uri muri Amerika namukubita wallet yanjye $10,000 agahita bindepositingira kuri Binance wallet yanjye ari 10 bakamuca $1. Hari naho baca ibice bitewe na blockchain, bitewe na wallet na bank uri gukoresha, crypto bank uri gukoresha, kaguca 0.5 kuri iyo transaction. Ariko harimo ikibazo. Hari inke kibazo. Bose ko baguciye ayo ngayo icyo kiguzi ntari igihe kizajya amaze kugira abakira bakayongera. Oya. Nabikubwiye ngo transactions are zikorwa ukubyumva. Ubundi abandi ibyo bya Swift code, tubona ngo bya Swift code byo ko approving ama transaction nyine habamo ga komisiyo kenshi. Iyi bank yohereza aga komisiyo ajya kugera IOS1 n'ubundi bayagabana ari uri kubyumva. Aha rero nicyo nashaka kuvuga, iyo system ya cryptography ni protectinze blockchain. Wibuke nakubwiye ko ibikoze ku buryo ngewe nawe ari twe tushobora kumenya urugero rworoshye rwo kurusha kwifata ku encryptinga message. Urwo nirwo rugero rworoshye nahereyeho rwo kuguha imibare nge nawe tukamenya nayo imibare runaka. Ariko hanga urugero ndi kuvugaho ndi kukubwira ko nanone hari advanced method, hari izindi methode ziri avance zikoreshwa muri cryptocurrency kugira ngo zibashe ku encryptinga wallet yanjye na wallet yabo. Ubundi iriya wallet ufite yabimeze nka konti. Iyo birebona ari utuntu tw'utunyuguti. Ariko n'ubundi nyuma yayo hari imibare 04050607. Yeah, ni konti n'ubundi hari ni konti iri create. Wabyumvishe? Ariko kara kantu ubona message iri encrypted. Iriya wallet iri encrypted, ntabwo umuntu yayirebesha amaso amenye ngo konti yawe ni iyi. Ntabwo waba hacked, bivuze ngo ntabwo waba hacked, ntabwo umuntu ajya kuguhakinga atabonye konti yawe, sibyo? Ariko nshobora kubona konti yawe nkaba namenya amakuru. Ngiye kuri gunkandika fata konti nkashyiramo bashobora gusacinga nkatavuga ni konti niyo muri Equity. Okay, iyi konti niyo muri Equity ngatangira hacking study yanjye. Bitewe nuko nanyije kubona konti yawe nkarangiza no kubona n'ahantu ishobora kubiri. Wabyumvishe? Ubwo umuhaka yatangiye gutegura utuntu twe. Ariko iriya wallet uyishyize muri Google nishobora kudetectinga ngo wallet ngo ivuye he ni yande niyo muyihe crypto bank. Ibyo ntabwo bishoboka kuko the message is encrypted. Message iri encrypted. Rero iyo mvuze kuri cryptocurrency nibyo bintu bine mvuga. Icyambere nuko it's an ungoverned coin, ni coin itari governed, itayobowe na ita-influencingwa na leta cyangwa na banke cyangwa n'indi institution. Abyumvishe? Icya kabiri, iyo mvuze blockchain mvuga ibintu byizewe bifite security yo mu rwego rwo hejuru. Ega nkubwire iko
abantu wenda bo muri Ukraine kanga urugero kw'ibi bihugu byo muri Ukraine muri Ukraine cyangwa se igihugu cyose kibayemo intambara. Iyo igihugu kibayemo intambara ikintu cya mbere kigomba kuba direct, ikintu cya mbere kibanza kwanga ni withdraw kubikuza. Uri kubyumva? Buri impamvu tubikuza kuri banki yo kwisanzura nuko n'ubundi amahoro ahari. Iyi ntambara ibaye ese muri lockdown ntabwo ubona ko baduhaga limite. Muri lockdown limite ya namahirwe. Buriya ari muri case muri incidence ya danger tushobora kubikuza amafaranga ya bank. Ariko muri covid still nari ngikora transaction muri crypto kuri Binance z'amafaranga arengeje 500 baduhaje senyisa yararengaga kuri Binance kuri ku mabanki yari nka senyisa aho ngaho sibyo. Ariko kuri Binance umuntu yaragikora transactions $80,000 by'idolari. Kubera iki? There is no human interaction in the transaction. Ikindi niba nkwishyuye nta wundi muntu umenya ko nakwishyuye sibyo. Nta leta ibiza, nta leta nta banki ko hari n'ibindi byinshi byanga leta itanabirimo sibyo. Banki ishobora kwanga gutanga amafaranga runaka cyane cyane uzabibona. Sinzi niba wari umva hari banki bari biba ugasanga yanditse ku rukuta ngo twaribwe bakabyandika. Wari wayibona ngo twaribwe se ntabwo babyandika. Maze n'ubutasi buravuga ngo banki yaribwe ariko nibuvuga iyo ari yo. Uzi impamvu? Ariko nababiye muri bakibimanika system yarahindutse. Uzi impamvu? Nuko turamutse tumenye ko banki runaka yibwe twakurama yacu twese twazindukirayo tugakurama kandi ayo mafaranga ntayo baba bafite, baba barayashize muri security. Ayo mafaranga ntayo baba bafite sibyo. Mu bintu byose nubwo bayiba miliyoni zingahe cyakora ujya kuvuga ngo biri ngo ukumva mu dukuru duhita ngo ikana kanguri mu manzi zineza sibyo. Barabisha kuko babizi ko tuzindutse tuti muduha yacu mwibwe. Barabizi ko byaba ikibazo ko amafaranga baba bayagujije bayashyizeho tu investment utuzubatse utwo bagenda bacuruza amafaranga yacu. Yego uzi ko niyo ugiye kubikuza menshi ubanza kujya kwa manager hejuru yayo. Aha rero nicyo kintu cryptocurrency yakoze cyabaye ikibazo cyane no ku mareta menshi. Sobanure mareta menshi byazifasha igihe. Aha rero aho tugeze amareta noneho bisa nkaho yageze mu gihe idashobora gusubiza inyuma. Leta amareta menshi ahubwo ni yose yego they cannot reverse this situation. Ntago bashobora gusubiza inyuma iyi situation. Kubera iki? Ikoini ya navuga ngo idakomeye cyane iyo bita Ethereum 3,900 ndetse bishyira 4 by'idolari sibyo. Ikora mu masegonda 3 ibikoze transaction 1,500. Uri kubyumva iyo influence. Banke tuzi komeye mw'iki gihugu ishobora kumara umunsi wose itarakora izo transaction sibyo. 1,500 wenda ushaka kuzikora da no ku branch hose tubajije. Ariko ubwo ndi kubara kubaza 28 mu gihe mu masegonda 3 bikoze transaction 1,500. Ubwo urumva uribaza ngo izo transaction mu masegonda 3 zikorwa n'abandi. Muraho nicyo nshaka kuvuga. Abantu benshi barabayicaye bavuga ngo scam, ngo ibyo ngo ni scam, yero ni biki, ariko abo bantu basakuza ngo ni scam ahubwo baba birimo. None izo transaction zikorwa n'abandi. Ahubwo numvaga ndi bubigarukeho nkabikubaza. Zikorwa n'abandi. Ko hari abavuze ngo ko network reporting ngo 1,500 buri masegonda 3 ziba zikozwe. Ni bande bazikora? Ariko hari abantu babizi bashaka kubisha abandi kugira ngo bikomeze bikorwe. Yego hari impamvu nyinshi zatumaga abantu bamwe cyangwa n'amareta ntashaka ko abantu babimenya kugira ngo batakora izo nozo zose. Banke ari amabanke menshi akora ibyo bintu. Amabanke yirwa muri za trading afite aba specialist ba bank birwa bakora izo exchange forex trading kugira nese wowe bank ujya kumva banke ngo mu kwezi yungutse miliyari ari muri za desa bankata ku kwezi zonyine.
ariyo ni desa ni senyise hari n'igihe atagerayo hari n'igihe atagera sibyo bego bafite andi mashoramari ariko iryo ni ishoramari rigezweho banki itakwirenganya banki reba izo shanjoma zose zikorwa buri munsi banki bizihanze amaso zireba buri rero ntimugatekereze ngo banki ngura my friend tujya gukora ikiganiro cya kabiri uzambabarire usobanure GCV hanyuma ikindi tuzakora ikiganiro cy'ubutaha n'abadukurikiye babanze babyumve mu kiganiro cy'ubutaha Binance turashaka abantu bazayimenye bya nyabyo n'ukuntu bashobora kuyifungura aya macoin yose yego hanyuma ikindi kizakurikiraho ni ukumenya ibintu iyo tuvuze wallet ntabwo wallet tuvuga ntabwo tuyisobanura ukwiri kuko n'ubu mobile money yawe wasanga ari wallet ni wallet nuko itari encrypted yego ibyo bintu nyine turashaka abantu basobanukirwe buri kantu niyo mpamvu icyo ejo nibwo nari nakoze buriya gusobanura ibintu kwigisha umuntu nk'ubwo uri kumbwira ngo nigishe umuntu Binance no kwigisha tuzabikora ngira ngo kuva ejo tuzatangira gukora ama live stream yo kwigisha hano bazajya bakurikirana izo nyigisho ese gahunda yo kuwa gatandatu imeze gute ngira ngo nabyo nibyo ngiye uri kugibutsa kandi uri kundevi nanjye nibyo nashaka kuvuga turateganya ko ku itariki 19 wazaba ari kuwa gatandatu w'igitaha niba bidukundiye tuzakora icyo bita crypto workshop abari nabyita abari nka study kwiga ni ukwiga ni abari kwiga izakorwa iminsi 2 ni kwa gatandatu no ku cyumweru izabera muri Saint Paul abantu babishaka bazaza muri iyo workshop ntabwo ari itegeko sibyo donc ni umuntu ubishaka ushaka kumenya ibi ni ibintu bijyanye no kumenya kandi umuntu wese ashobora kwiga akiga kumenya ushobora no kwiga ikintu ukakimenya gusa sibyo kuko abantu benshi reka nk'urugero abantu benshi bibiwe muri networking marketing bayita cryptocurrency abyumvise ubushije ndi hano arabavandimwe nabonye bakomeje gukoresha ka video kanje ngo nabavugiye tutari busubiremo na murara yanze ubundi tuzakiza kuvuga numva ka video kanje bakomeza koherezanya nani bawumugisha wenda ubwo niba narabavugiye ariko ibyo navugaga n'ukuri nasobanuye networking marketing na cryptocurrency ndabitandukanye kuko abantu benshi baravuga ngo ibintu bya Bitcoin ni ubujura ibintu bya Bitcoin byagenze gute reka nongere ngisubiremo rimwe ndamite ndangiza iki kiganiro ubundi networking marketing ni iki there is a word network sibyo ijambo network rimeze nk'aho abari umurunga uzirikiye ku wundi niko nabivuga sibyo ubundi network muri IT muri terme ya IT bavuga ngo two or more devices connected together with the aim of sharing information computer imwe iconnectinze ku yindi ishite igendereye ko zibasha kumvikana okay sharing information zibasha guhanahana amakuru ubundi niyo technical term ariko aha networking marketing niyo networking marketing na networking business sibyo ubu networking business igira icyo bita tangible product ifatika wabyumvishe so iri ifatika buriya nshobora gufata ifu y'ubugari yanjye ndi gucuruza sibyo nkashyiraho networking avuga ikuzo ubugari mbugurisha 700 sibyo ubimenye nuza n'umukiriya nzajya nguha 100 wabyumvishe uwo umukiriya wawe azazana nzajya nguha 20 nuba no mu gihe ikuzo azaba adahari wa muntu yazanye akaza undi mukiriya 20 ya ikuzo nzayamuha ariko turi kugurisha iki ubugari bivuze ngo network marketing bishingiye ku cyo bita tangible what bishingiye kuri produit ifatika abyumvishe abantu rero benshi babashyize muri za network marketing muri network business yego baba noneho izi network market business zikorwa kubera yuko zigenda bagashyiramo ngo capital itangira ibiki n'ibiki umuntu wese wagiye muri networking marketing bamubeshya ko bihishe inyuma ya trading sibyo ya cryptocurrency bibaho barakubwiraga noneho hariho n'umuntu uzakavuga ngo yanga ibyo bintu ngo ndabizi ngo barambwiye ngo Binance
ese wabuze impamvu umuayiti abantu bagushyize muri networking marketing bakubwiye ngo ukoreshe Binance? Nta yindi mpamvu nuko Binance mubyibuke ikoresha icyo bita cryptography. Wa muntu numwohereza amafaranga kuri Binance biraba birangiye nta hantu ya transaction wazayimuregera kuko transaction irabiri secured. Wabyumvishe? Nabahanga niyo mpamvu umuntu avuga ngo ngo Binance nayifunguye ngo amafaranga nari nyafiteho ngo kuri Binance ngo turahereza ngo barayanyiba. Byagenze gute? Wafashe amafaranga kuri Binance aguha wallet uyoherezaho, arabyizeye nta rukiko na rumwe wajya kuregera ayo mafaranga kuko blockchain is niyo technology ya mbere irinzwe. Umucamanza nubwo yabakomeye ari uwahi, niba bari nyubahiriza tegeko ya ntishobora kubona iyo transaction, ntiyayibaza Binance ntiyayibona. Wabyumvishe? ese Binance uretse ko tuzanayigarukaho iyo yirizewe 100%. It's a crypto bank. Ubwo ni nkuko wambaza gusumbajije ngo Ecobank irizewe, ubu nagusubiza ngo Ecobank, umbajije ngo Ecobank irizewe nagusubiza ngo wachi kubaza wakubaza ngo Ecobank irizewe wenda ushaka kumbwira uti urabona ni bank imaze igihe kinini ikora, ifite n'ibiro. Binance ifite ibiro, ifite abakozi. Oya ibintu byanyu byo mu Rwanda none tuzamubushera gute? None se ubu IMF nimuyemera ntabirigira mu Rwanda ko ibiro byo mu Rwanda bya IMF mu Rwanda ababizi bambipe. Ariko hari umuntu hano wabaje ikibazo aravuga ngo ni igihuha, ngo Pi ngo ni igihuha, ngo kubera ko ngo yarafeirinze, ngo umushinga warafeirinze. Amakuru murayazi? Ngo umushinga wa Pi warafeirinze. Okay, sinzi amakuru afite, sibyo? Sinzi niba icyo yita Pi nanjye aricyo yita Pi, sibyo? Icyo nemera cyo nuko umushinga wa Pi uracyari muri procedure. Wabyumvishe? Wabyumvishe icyo ndi kuvuga? Now turi kuri uri kunuza kuri turi kumpera y'uwo mushinga. Uwo mushinga nsobanura na nubwo ngiye rwose na influencing Pi, sibyo? Ntago na influencing abantu Pi, sibyo? Muri crypto industry nta muntu igitekerezo nge nguha. Wabyumvishe? N'ibi byo naherekana imvuga hano, it's not professional advice. Wabyumvishe? Ntago navuga ngo ni professional advice, ahubwo ni based on my research and knowledge. Sibyo? Bishingiye ku bumenyi bwanjye n'ubushakashatsi nakoze, sibyo? Ufite uburenganzira bwo gukora ubushakashatsi bwawe, sibyo? Ufite uburenganzira bwo kwirifaringa ukareba icyo ukora, sibyo? Icyo navuga nuko Pi network ni umushinga uri muri procedure. We expecting ibintu byinshi bitura guturuka mu mushinga. Ubu impamvu bivuga sinzi ngo se ni coin zinga zagiye zironshinga rero. Wabona ari bwo bwa mbere ngiye muri industry, ni nayo coin ya mbere mininze kuva 2009 abasore ba mininze Bitcoin. Ubu nabakire ku iki gihe. Ushize naguhaye urugero rw'umugabo wari ufite Bitcoin 10 azigura pizza wo muri Florida, uramwibuka? Uri kubyumva? Arazimana ku 2009 twirwa dusakuza ngo abazungu barazimayininze my friend. Nese wagize ngo abazungu n'iki kindi bamayininze Bitcoin mu byemera. Nibo bari bafite computer ma iOS za iOS ama computer sinzi ukuntu bazita inaba kuna kuzita ngo ni Apple, sibyo? Mac. Eza Mac bari bafite ama computer bamayininga Bitcoin, sibyo? Twebwe no kubona tukiri kuri Motorola imwe ifite antenne 2009 itunga umugabo igasiba undi niba mubyibuka, sibyo? Ahangaha rero abazungu bakoze mining, sibyo? Uyu ari kubivuga ubu nibwo akigera muri Pi naramaramo n'ukwezi. Ngewe nshobora kukubwira BNB yatangiye ndeba. Wabyumvishe? Kango experience Binance yatangiye gutya ndeba. Nago Binance yatangiranye na crypto abanje twabwiraga icyo bita blockchain wallet. Wabyumvishe? Binance fungura ndeba bironshinga coin bita BNB. Wabyumvishe? Ndeba itangira iri ku $1 rimwe n'ibice. Ubu tuvuga na BNB iri ku $345. Ngo umuntu uri kuvuga ibintu bya Pi ngo ni failed project. Okay, nagitangaje project ya failing, sibyo?
ariko ntago bivuze ngo buri coin yari yose pfa kuba yatangiye ibaronke. Umuntu ngewe BNB nari mfite zingaye nkubwirizo nari mfite niba nari mfite BNB 10 nkayitanze rya zikiri ku $1 rimwe bakama $15. Ubu nufata 10 ugakuba $345 ziriho ubwo nari kuba iyo wavuze ejo bundi baravuga ngo ntirarenga kuri 6. iyo wavuze igeze kuri 6 muri commentaire baravuze ngo ntirarenga 6 iyo bita koa twarayimayininze turayimayininga itangira kuri 45 turabikuza kubera transaction zari huge ariko igenda imanuka abantu urumva kubera yuko iriya zira coin zo ziri manipulated n'abakapitaliste transaction zabanje kugenda zangamo gake gakeya kubera umubare munini w'abantu bashaka kugira ngo bohereze koa zabo ariko amadolari 6 nanjye nabyemera nabikuje iri kuri 5 haravuze ngo ntiyigeze irenga oya icyo yaza niyo makuru nagende ajye kuri wallet ye sibyo wenda ajye kuri crypto bank niba akoresha HTX niba akoresha Binance niba akoresha indi crypto yari yose arebe chart icyo bita chart arebe graph ya koa kuvitangiye kugeza izi saha arasanga arasanga bimeze nka gutya yarahereye hejuru igenda imanuka ijya hasi uri kubyumva rero umuntu wese okay we ngo yikubiseho hashize nk'icyumweru cyangwa iki abona ariko hari expectation nyinshi abantu bari bafite kuri ko umuntu rero ashaka gutera commentaire ashaka kuvuga ngo paye n'umushinga wa failinze kuko ariyo ya mbere na mining hako ngo urugero rwa BNB bagenda barebe chat ya BNB gifungura yari iri kurangaye ubu na $340 nangaye ni faranga rya Binance abyumvisha ashaka kuvuga ibintu ari abantu barambirwa vuba wigeze uvuga ko na MoneyGram yashizemo iyo option yabo abantu benshi batangira gutekereza ko bagura ubushera bagura dodo okay ahangaha ibintu bya MoneyGram bihera muri company nshyashya bita Stella Network. Stella Network abantu bose babaza ngo what is Stella ngo Stella ngo ni iki Stella ni crypto company yego kugeza ubu ngubu ikaba ifite na coin izwi cyane bita XRM. Iyi XRM ikaba icyo muri groupe bitangwa mu Maripo coins. Ariko iyi Stella ifite fonction ikomeye. Niyo stand between ihagarara hagati ya crypto industry na bank. Ikaba ifatanyije n'indi company bita IBM. Wabyumvise? Indi company bita IBM. Ikomeye cyane yo kuintegratinga byabaye nk'ikintu cyakopiwe kiratwitaga Swift. Iyo twitaga ngo ni Swift byo koherezanya amafaranga yizi nibyo dukora. Iyo muragiye kohereza amafaranga kuri bank kwa Swift code. Stella Network rero iri ihagaze hagati ya crypto na bank zisanzwe. Ifata ituma nukuvuga ngo iyo ihagaze hagati ruvuga niyo ituma habaho exchange of coins and fiat money. Habaho iguranurwa ry'amacoin mu mafaranga kandi hagakoreshwa amabanke asanzwe. Wabyumvishe? Hari umuntu ushaka kuvuga ngo it's myth akavuga ngo ibyo ni ibintu wenda mfashe randomly. Mu kwezi kwa 10 kwita agenda birebe kuri YouTube niba ari ya Congress cyangwa shaka ndahire umugore uyoboye Stella Network ya address in the Congress ya America inteko sinzi Congress inteko ishinga amategeko ya America aribwo yasobanuye iyi case ya MoneyGram avuga ko yarangije kuba integrated ndetse umuntu azajya afata Bitcoin ze muri application muri website ya MoneyGram akazivunjamo akinterchanging I think you get akazinterchangingamo yamara kuzinterchangingamo akazivunja muri stablecoin USDT cyangwa USDC yarangiza office ya MoneyGram ikamuhereza amadolari runaka. This is something that is working. You ni ibintu bikora. Ni ibintu bikora abantu nshaka kugiye babyumve. Rero nshobora kuba ingero nyinshi zibereka ko revolution tugiye ntago bank ziryamye. Ntago bank ziryamye ziriga buri munsi. Ya ubusanga abakozi ba bank imitwe yashyushye ngo bazanye ngo amasoft mashyashya ngo bazanye nta yindi mpamvu ni iki babo ngo bazanye ibintu bishyashya. Stella Network yakoze icyo bita renewable y'icyo twari tumenyereye bita Swift.
aho umuntu uzadukora transactions ndetse Stellar Network ikabashura ko amafaranga yawe wakuye kuri Pi Network cyangwa se Binance cyangwa iki uyatransfera kuri account runaka muri bank runaka ikabashura ko amafaranga yabaye delivered kandi yagezeho. Ibi bintu biraye umukristo papa. Ahangaha icyo ndi kuvuga ni ukuvuga ngo niba ndi kubwira ngo CEO wa Stellar yaragiye ya addressing a congress wagize ngo abasigaye. Donald Trump we nta gahunda afite yo kwanga icyo kintu. Ibyo ni ibintu bizwi yanditse ku rukuta rwabisobanura neza. Yarangije no gushyiraho kabisa, yarangije no gushyiraho n'umuntu ushinzwe ibintu bya crypto na AI muri White House, ashyiraho n'ushibishingo bita Paul Atkins. Arazwi cyane ngira ngo umugabo wizewe na nuzare yamuhaye akazi George W Bush. Paul Atkins ubu ngira ngo ni umugabo twemeraga muri crypto yajyaga ahagarara imbere ya Congress akabwira ati nyamuneka mugabanya amategeko akandamiza crypto. Niba rero president arangije kwa addressing abantu babiri, ashobora gushyiraho umuntu umwe ariko yarangije kwa addressing umwe agashyiraho n'undi wa muri White House. White House icyari umujyanama uri muri White House ukwiriye kubwira president ati uyu munsi Bitcoin ko yamanutse, uyu munsi byagenze gutakamuha raporo. Bivuze ngo America is on this project. America yitaye cyane kuri cryptocurrency. Kandi nabisobanuye impamvu cryptocurrency, impamvu America ibyitaye nuko ikintu cyose kivunjwa mu idolari muri crypto. Robe. Yap. Nago umuntu yarekera kwiga bigomba gukomeza. Icyo navuga cyo nateguye nengarutse. Ego. Tutaravuga ku gitabo, nari ngarutse ku bantu bazatendinga iriya workshop. Yego. Ni workshop twateganya izaba ku itariki 16 zaba ari kwa gatandatu no ku cyumweru. Uraza kumpa link? Ndaza kuguha link. Okay. Abantu baze no muri groupe biyandikishe. Ariko iyi groupe ya WhatsApp ureka ibeho nabo abantu bakomeze bayijoininge batwandikire kuri WhatsApp tubashiremo babe benshi kugira ngo baboneho bafatira babashe no kwiga kwishura. Kuko ari workshop ntago ari ukwishyura na mafaranga yo workshop gusa. Ni 25 niyo mafaranga azishyurwa kuri iyo workshop. Muri iyo workshop ngibi bizakorwamo abantu bazamenya amavu n'amavuko ya crypto, cyo nicyo cyambere, basobanukirwe neza banabaze ibibazo byose bafite, ari naho buri muntu wese azafungurirwa muri iyo workshop wallet kuri crypto bank yari yose, ushaka Binance ushaka yari yose. Bityo hazigirwamo n'ukuntu abantu bakoresha izo mbuga. Nta kintu na kimwe gikeneye amafaranga kizakoreshwa aho ngaho. Nta investment, nta byo kuvuga ngo uzashora ahangaha, ibyo bintu nta bihirimo. Nukwiga nicyo ndi kuvuga. Nukwiga umuntu agasobanukirwa ni industry, ushobora gushaka no kwiga udashaka no kuba muri industry, sibyo? Ariko mu minsi za abakiriya bawe ufite abo ubona uzajya ujya mu Bushinwa utabanje ubundi mu Bushinwa ongira ngo nta gihe gito gisigaye cyuko umuntu azajya mu Bushinwa yabanje kujya ku iposita gushaka amafaranga. Genda na Binance yawe igura ibintu wishyura fata amafaranga. Koresha smartphone yawe. Aha rero niho wazigirwamo amasomo. Abantu bazaba baje bazandikwa bazaba ari level 1. Bazaba ari level 1. Level 1 ni ukuvuga ngo abatangiye muri iyo level 1. Amasomo azakurikira nyuma yaho nazabajyanywe nuko igena agaciro n'icuruzwa ry'ifaranga rigenda. Iyo nayo nta mafaranga na make azakora tuzaka, ndi kuvugana amafaranga azainvestiswa mu ibyo bintu. Nta investissement dufite. Amafaranga umuntu yishyura na amafaranga ya training, sibyo? Ya workshop ngira ngo zikisobanura. Workshop abarimo abantu nko guhura muri industry, abantu bakagira ubumenyi, harimo kunywa amazi, sibyo? Abantu bakanywa amazi bakamenya ngo ikintu kimeze gute, bagasobanurwa bakabaza ibibazo, abantu bafite ibibazo byinshi kuri crypto. Kuko nanone kugenda mfata hanyuma umuntu ashobora gukenera kwiga ku giti cye. Kavuga ati ngiye ndashaka kwiga ku giti cyanjye nyine. Yego. Uwo nawe ashobora kunyapproachinga kuri WhatsApp number yanjye tukavugana nkaba namwigisha. Hari ukwiga kugira ngo umenye gusa. Hari ukwiga kugira ngo umenye ukuntu wajya muri industry cyangwa se nuko wayikoreramo. Sibyo? Ibi bintu ndi kuvuga nta hantu bihuriye n'ibindi. Nasobanuye icyo bita networking. Niba warari muri networking ukibwa ntabwo ari Bitcoin yakwibye. Wibwe n'umuhayiti afatanyije n'umuntu wakujyanyemo. Nibo bakwibye. Bihishe nyuma ya Bitcoin
ariko bitcoin is real. Ni nkuko nakwiba nkuhenze ubwenge nkakwiba amafaranga asanzwe ntago warenganya bank. Nkwibye nkakwiba amafaranga ntago wavuga ngo amafaranga ya Beneri ngo ni butekamutwe. Umutekamutwe abari nge, sibyo? Ntago wavuga ngo amafaranga ya Beneri niyo yaguye ngo niyo y'ubutekamutwe. So wakoze cyane kugira ngo nejo ubundi tubibaza. Hanyuma mfite igitabo ngiye kuvuga ari igitabo na kamodire gato nakoze k'abantu batumva ururimi rw'icyongereza na rimwe. Urabona abantu bazi indimi z'icyongereza mvuga Stella Network bakandika muri Google. Wabyumvise? Bakareba bati Stella Network gutya na gutya na gutya. Abazi icyongereza. Abazi icyongereza. Wabyumvise? Navuga ngo Binance Crypto Wallet bakandikamo bagasoma. Ariko ntawe nakurengagiza igihugu cyacu ni igihugu gifite amateka ku byo colonialism tigeze twa influencing indimi cyane. Rero hari abantu benshi bagifite bazi kandi hari n'abandi bantu mu Bushinwa no muri za Vietnam bazi crypto kandi batazi icyongereza. Nta gitangaje kirimo. Gusa icyo bafite nuko bashaka kumenya kwiga. Nakoze rakamodire gato cyane. Modire ya mbere. Ako kamodire mbere yuko abantu baza kwiga mu iyo level 1, mbere yuko umuntu aza mu iyo level 1, uwo muntu utarigeze agira atazi icyongereza udakora research cyangwa se n'uwagize ubute ashobora kugura ako kamodire n'ibihumbi 5 gusa. Na kamodire ari wenda ushobora kukameza nkabereka. Wenda kabereka. Na kamodire gato gasobanura gusa ama crypto term, amagambo ari tekinike gukoreshwa imavu n'amavuko ya crypto uko byaje ubwirinzi se umuntu bisaba iki umuntu agiye mu iyo industry nibisobanuro n'ababyitira bakabasika. Yego ibyo byose ejo hari agafoto nakoresha urambwira ngo nakabasikamo. Yego hari agafoto wakoresheje nkabonaho kuri ndakubwira nako kantu gakoreshwa n'abantu biba amapayi. Yego rero hari abantu benshi bagenda ku buryo niba udashaka kwibwa birasaba ko wiga. Nakoze cyane Rube, Imana igumugisha kubw'umusanzu wawe. Hanyuma ushaka kujya muri groupe ya WhatsApp araza kwandika kuri WhatsApp iyo nimero. Kuri WhatsApp hanyuma tumuhe link ajye kuvuga ariko ngiye no kwishyira mu kiganiro. Kugira umuntu ahita yikandaho akisangamo ndetse n'aka gatabo akabereka gafite page zingana na gato. Page nke cyane n'agatabo gato n'akibisobanuro gusa. Ndashaka kugasoma. Twemerewe kuzagaruka vuba nanone kugira ngo abantu bagire ibibazo babaza. Tubanda none no muri commentaire. Cyane ko ngiyewe mba nsoma commentaire iyo umuntu afite ikibazo cyandika. Ndetse ngenda nasubiza. Bajya bareba channel yanjye irasubiza. Muri commentaire kwihumure nkunda kugenda nsubiza mu buntu bitewe n'ikibazo. Channel yanjye bita Da Content TV ababishaka bashaka no gukora subscribe ni channel ntangira content y'icyongereza. Hanyuma hano kwihumure nkaba ntangira content y'igifara y'ikinyarwanda. Ubwo rero uzajya ubireba n'uzajya wanditse ikibazo mba ndi kubikurikirana ndakwandikira uzajya ubona ngo Da Content nagushubije hasi. Nago kubera ko mba nshaka buri muntu wese agire ikintu amenya. Rakoze cyane mu Yego. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu kimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paints uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastika nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produits za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produits za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.